Nemerewe kugira Nemerewe kugira Nemerewe kugira Nemerewe kugira Neruba nzagicirwa Yesu Kristo uvuga ko ufite wamenye mu buzima bwawe niba atagufasha gusobanukirwa na kamere y'Imana n'Imana uko iteye ugasobanukirwa Imana ntabwo ufite Yesu ufite ibicupuri icyo ufite si Imana ni bayani. Waba wifuza gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana kandi ukabona akamaro karyo? Hari inyungu ziri mu kubaha Uwiteka, hari inyungu ziri mu kugendera mu ijambo ry'Imana, hari inyungu nyinshi ziri mu kubaha amategeko y'Imana. Ese waba ufite icyifuzo ngo usengerwe n'abakozi b'Imana bakakwigisha uburyo ugomba gukorera Imana, ariko ugasanga rwose turacyarindagira, turacyari mu gicuku, turacyari mu gihu? Kubw'ibyo rero mudusengere kugira ngo natwe ubwami bw'Imana tuzabwinjiremo dusobanukirwe n'ijambo. Buriya abantu bafite ibibazo. Yego. Kuko nanjye ndimo buriya muntu afite ibibazo bimuremereye. Ni ukuvuga ngo nanjye musenge nakira umwami Yesu mu buzima bwanjye. Kurikirana ikiganiro ubuzima bwo muri Edeni hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye barimo Pastor Mulisa John, Mulisa Brandine ndetse n'abakozi b'Imana batandukanye. Ikiganiro ubuzima bwo muri Edeni mugikurikira buri cyumweru kuva saa 20:20 kugeza saa 22:20. Ikiganiro ubuzima bwo muri Edeni kizagufasha gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana kandi wishimire kuba mu Mana. Turabashuje inshuti z'ikiganiro ubuzima bwo muri Edeni. Muri iki gitondo turanezerewe kubana namwe kandi n'iby'umugisha kongera gusangira ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi busange mu bami ba kabiri ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'iri jambo nise when your problem serves the purpose, cyangwa se mu magambo y'Ikinyarwanda aho ikibazo cyawe gishobora gusubiza kuba igisubizo cy'undi muntu. Umurongo wa mbere uravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya yari umutoni. Turagenda buhoro. Umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya niwe tugiye kuvuga, yari umutoni. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, yari umutoni byensire kuri shebuja kandi umunyacyubahiro. Icyambere, yari umutoni. Cya kabiri, yari umunyacyubahiro. Impamvu yari umutoni rero ntabwo ari ibintu byari bisanzwe gusa. Amagambo akurikiraho aravuga ngo kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Ndagira ngo nse nuvuga kuri ayo magambo. Icyambere, kuba umutoni ntabwo umuntu avuka mu gitondo ngo atone gusa. Ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo ube umutoni kuri shebuja, ntibibaho. Kuba umutoni hari icyo bijyana nacyo. Kuba umunyacyubahiro nabyo hari icyo bijyanye nabyo. Ntabwo umuntu apfa kubahwa, you earn it. Icyubahiro kugira ngo kibeho uragikorera. Hari aho bishingiye. Ntabwo umuntu uvuka mu gitondo ngo yubahwe gusa. Hari aho biba byavuye. Hari abantu baba bashaka kubahwa gusa, bamenye banyubahe. From where? Bihereye bamenye ko mpari no kugira ngo icyo cyubahiro kizeho nubwo butoni buzeho bishingira ku bikorwa byawe. Ibyo wakoze Bibiliya itubwira neza ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ntabwo rero ugiye gukundwa gusa kubera ko uteye neza, uri muremure, uri igishongore. Ibyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo ukundwe. Igikundiro hari aho kiva, n'ubutoni nabwo hari aho buva. Ndi umubyeyi mfite abana ariko buri mwana ubutoni bwe byensire n'abana banjye bose gutona, ariko hari impamvu yabyo, hari aho bishingiye. Hari icyo uyu mwana yakoze, ndetse no mu myaka mitoya hari icyo umuntu akora kugira ngo azane gutona cyangwa se atoneshwe iwabo. Icyubahiro byo ntabwo byuka mu gitondo ngo bavuge ngo nyakubahwa.
hari icyo uba wakoze, hari you earn it, uragikorera. Uyu muntu rero nawe yari yaragikoreye. Bibiliya yavuga ngo kuko Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Uyu muntu niwe Imana yaheshaga, cyangwa se uyu muntu niwe Uwiteka yaheshaga kunesha. Donc intsinzi ya Siriya kuri Isirayeli yari ishingiye kuri uyu mugabo Namani. Muri icyo gihe Siriya yasaga naho ari ifite ibihugu byose, yari igihugu cy'inyembaraga nk'uko tubona ibihugu bitandukanye, nk'uko uyu munsi Amerika ivuga abantu bose bagatangira gutitira, ibintu bigakomera. Siriya nayo muri icyo gihe cyari igihe cyayo to conquer, cyangwa se kugenda itsinda ibihugu bitandukanye. None uyu munsi iri mu bihugu Obama perezida yabujije kongera gukandagirayo. Rero hari igihe hakaba n'ikindi gihe. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiriye gutekereza ngo niba Imana impaye no kunesha, niba impaye ubutsinzi uyu munsi, ubu butsinzi ugomba kumenya uko ubujera. Iyi ntsinzi Imana iguhaye, iki cyubahiro Imana iguhaye cyo muri iki gihe, ntuzagikoreshe nabi. Ntuzagikoreshe kugira ngo ukandagire undi muntu, ntuzagikoreshe kugira ngo utsikamire abandi bantu. Niba Imana iguhaye icyubahiro muri icyo gihe, Uwiteka aguhaye icyubahiro cyo muri icyo gihe, cyari ukugira ngo ugikoreshe neza, nyamara kibyarira abandi bantu akamaro. Siriya rero igihe kimwe yabaye Siriya nyine igihugu gikomeye. Uyu munsi impunzi zaho perezida wa Amerika yabwiye ko ntawongera gukandagirayo. Kubera iki? Kubera ko iyi ntsinzi abagiye basimburana batigeze bayibyaza umusaruro mwiza, kugeza ubwo bashyamirana mu gihugu cyabo, buri umwe ntiyifuze kukizamo. Ariko muri iki gihe cyabaga ari igihugu cyifuzwa n'ibindi bihugu. Siriya rero yabayeho igihe cyarimo umugaba w'ingabo witwaga Namani. Imana yaheshaga kunesha ibindi bihugu. Amagambo akurikira avuga ngo umugaba w'umunyamaboko w'intwari. Yari umugaba w'umunyamaboko, yari umugaba w'ingabo w'umunyamaboko w'intwari. Muri iyi minsi murabizi ko dusigaje iminsi mikeya natwe tukizihiza umunsi umeze nk'uwo nguwo. Murabizi ko hari impamvu umuntu aza kwitwa intwari, hari umuntu impamvu aza kwitwa umunyamaboko. Hari aho bishingiye. Ntabwo umuntu abyitwa umunyamaboko kubera ko afite amaboko manini gusa, kubera ko afite igituza kinini, kubera ko kuba umunyamaboko hari aho bishingiye, hari impamvu bivugwa. Ariko uyu mugabo nanone yari n'intwari. Ibi byose bivugwa kuri uyu mugabo ni ibintu bishobora kuvugwa ku wundi muntu muri iki gihe cyacu, ariko kugira ngo bikubeho ntabwo bipfa kuza. Uyu mugabo ariko nanone hari ikindi kintu, hari ikigereranya duha gikomeye cyane cy'uko uyu muntu umeze gutya utekereza ko ari igishongora, ari umunyamaboko, ndabizi utekereze nawe hari ibintu wakoreye iki gihugu cyangwa se n'ikindi gihugu, uri umusirikare, umugaba mukuru w'ingabo cyane cyane z'igihugu gikomeye, batambuka bagatera amasari, gatera saruti kubera ko general anyuzeho, umugaba w'umukuru w'ingabo anyuzeho, urubashywe, uri umuyobozi ahantu, uri gitifu ahantu, uri umuyobozi w'akarere, uri umuyobozi mu rwego runaka, bisa naho ari byiza, n'iby'igikundiro, ukunzwe no kuyobora. Ariko ibyo ntibihagije, muraza gutangazwa n'amagambo ngiye gusoma akurikiraho. Bibiliya iravuga ngo